Nshuti bakunzi bacu, reka tujyane muri Munyanga y'Abakemba ahari ibimenyetso byinshi by'abami b'u Rwanda. Ikaze mu Bakemba ba Munyanga, ahahoze ari ku nkiko z'u Rwanda cyangwa se ku mbibi z'u Rwanda, kuko ariho rwagabaniraga n'i Gisaka mu bihe byo kuva ku ngoma ya Kigeli Ndabarasa. Ubu ni mu murenge wa Munyanga mu karere ka Rwamagana. Muri uyu murenge habitse amateka menshi y'u Rwanda arimo ibivubiro, ibigabiro by'umwami n'ibindi byinshi. Munyanga y'Abakemba ifite amateka yihariye hano mu Rwanda, harimo kuba harabereye umuganura wa nyuma mu gihe cy'abami, aho wizihijwe mu mwaka w'1888 ku ngoma y'umwami Kigeli wa kane Rwabugili. Hari ingabo z'Abakemba zizwi mu mateka y'u Rwanda nk'inkazi zikomeye cyane kuko zari ku nkiko z'igihugu. Superstar yatembereye muri uyu murenge wihariye n'ibikorwa by'ubuhinzi muri iki gihe, tuganira n'abahatuye ndetse n'abayobozi badusangiza amateka yaho. Niho hizihijwe umuganura wa nyuma. Umwami Kigeli wa kane Rwabugili niwe yizihije umuganura bwa nyuma mu mwaka w'1888 nk'uko twabibabwiye haruguru, aho yawizihije mu rugo rwe rwabaga muri Munyanga. Kuri ubu imbuga yizihijweho uyu muganura hubatswe agasoko gato gafasha abaturage guhahirana. Hagaragara ibimenyetso mpamya by'urugerero. Mu mpinga ya Muyaga ahitwa Inkamba niho habaye urugerero rwa mbere rw'ingabo z'u Rwanda zarindaga inkiko z'igihugu. Urwo rugerero rwatangiye kuva ku ngoma ya Yuhi III Mazimpaka, kuko ibihugu byari bituranye n'u Rwanda birimo i Gisaka mu burasirazuba, Ndorwa mu majyaruguru, u Burundi n'u Bugesera mu majyepfo bitaciraga u Rwanda akari urutega, ndetse byari byaranogeje umugambi wo kuzarwigarurira. Umwami Cyilima wa kabiri Rujugira amaze kwima ahagana mu mpera z'ikinyejana cya 17, yahise afata ingabo zo ku ngoma uwo mugambi mu nkokora, aca iteka ritegeka imitwe y'ingabo kujya ku rugerero zikarinda inkiko z'u Rwanda ku buryo buhoraho. Muri icyo gihe kandi niho Rujugira yavuze ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa, imvugo benshi bakibuka kugeza magingo aya. Ku ikubitiro Rujugira yohereje ingabo zo mu mutwe w'Abakemba zishinga ibirindiro mu mpinga y'Umunyanga, aho zari zitegeye neza igice kinini cy'i Gisaka. Muri ibyo bice zabagamo hagaragaraga ibimenyetso birimo agatyazamacumu, ari naho umutwe w'ingabo uzwi nk'Abakemba watyarizaga amacumu, ndetse hakagaragara ahantu ku rutare bayanyuzaga bareba neza ko atyaye. Hirya y'aho gato ahubatse isoko higeze kuba inzu y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yarubakiwe n'Ababiligi. Iyo nzu yaje gusaza ku buryo kuri ubu hasigaye itafari rimwe. Ivubiro rya Rwabugili ryakoreshwaga mu gutanga imvura. Muri uyu murenge hagaragara agace karimo amasoko y'amazi hakikijwe n'ibiti. Rikaba ryari ivubiro ry'umwami Kigeli wa kane Rwabugili. Rikaba ryarakoreshwaga mu gutanga amazi ku baturage, ndetse rikanakoreshwa mu gihe habaga harabuze imvura bashaka ko iboneka. Mukamurangira Stephanie ufite imyaka 82 yavuze ko iri vubiro ryari iry'umwami Kigeli wa kane Rwabugili, ngo ryabahaga amazi mu gihe cy'impeshyi, rikagira amasoko menshi yahaga amazi imigezi irimo Kankana, Kafenge, Katare ndetse na Rwamarembo. Ati habaga amasoko adudubiza no mu mpeshyi, noneho mu gihe imvura yabaga idahari hakaba ariho tuvoma. Ubu rero bahateye ibiti by'inturusu bituma amasoko akama. N'abazungu b'Ababiligi bari batuye hano ayo mazi barayakoreshaga. Mukamurangira avuga ko
iri vubiro ryatangiye gukama mu 1957 ubwo abanyarwanda benshi batangiraga guhunga abantu bakahatera inturusu nyinshi. Karenzi Evariste ufite imyaka 96 avuga ko ivubiro rya Muyanga arizi ari ingaragu. Yavuze ko amazi yari ahari yadudubizaga hejuru akavomwaho n'abaturage rimwe na rimwe. Yavuze ko bakundaga kuryitirira umugore witwaga Nyirambabazi wari umuvubyi. Umukozi w'inteko y'umuco ushinzwe kubungabunga ahantu ndangamurage Nturo Chaste yavuze ko ibi bice bikungahaye ku mateka y'igihugu abakiri bato bakwiye kubyigiraho ubutwari bw'Abanyarwanda bo hambere bakomeye ku gihugu bakirinda ko cyigarurirwa n'amahanga. Yasabye abakiri bato kandi kurangwa n'umuco wo kurwanirira igihugu no kwifuza ko iterambere kigezeho ryasigasirwa ahubwo bagaharanira ko rikomeza kwiyongera. Ngaho reka ducukirize aha, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko mwamenye amateka y'aha hantu hitwaga muri Munyaga y'Abakemba. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza, bye bye.